umwepiskopi uyobora imihango arakira igitabo cy'amavanjiri yagishyikiriwe n'umudiyakoni, maze hakagira umwepiskopi mushya, kuko umurimo w'ibanze w'umwepiskopi ari uwo gutungisha imbaga ijambo ry'Imana. Akira ivanjiri, uzajye wamamaza ijambo ry'Imana ubutarambirwa bibaho, kandi bitewe n'ishyaka ryo kujijura. Umwepiskopi uyobora imihango agiye kwambika impeta mu rutoki rwa marere rw'ikiganza cy'iburyo cy'umwepiskopi mushya, ni ikimenyetso cy'uko Musenyeri Jean Bosco Ntagungira agiranye igihango na Kiliziya. Akira impeta iriho ikimenyetso cy'ubudahemuka, urarangwe n'ukwemera kuzira igitutsi, uragire neza Kiliziya ntagatifu, uragire neza Kiliziya ntagatifu, umwari w'Imana. Umwepiskopi uyobora imihango arambika kandi umwepiskopi mushya ingofero, amushishikariza guhorana umwete mu guharanira ubutungane. Akira ingofero, uzajye urabagirana iteka ubutungane, kugira ngo igihe Kristo umushumba mukuru azigaragariza, uzashobore guhabwa ikamba ridacuya ry'ikuzo. Nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira agiye gushyikirizwa inkoni y'ubushumba bwa Diyoseze ya Butare aragijwe. Nyuma yo guhabwa inkoni y'ubushumba, arashyirwa mu cyicaro kigenewe gusa umwepiskopi wa Diyoseze, aricyo bita inteko y'umwepiskopi. Akira inkoni iriho ikimenyetso cy'umurimo w'ubuhawe, uzajye wita ku busho bwose uko bwakabaye, nk'uko Roho Mutagatifu abugushyizemo ngo ube umwepiskopi uyobora Kiliziya y'Imana. Umwepiskopi mushya arahaguruka agahoberana n'umwepiskopi uyobora imihango, kimwe n'abandi bepiskopi bose bari hano, kugira ngo bamwishimire kandi bagaragaze ko bamwakiriye mu abapadiri n'abadiyakoni bwite ba Diyoseze ya Butare baraza umwe umwe bamuhe icyubahiro nk'ikimenyetso cy'ubuyoboke, n'ubwo twishimiye gufatanya nawe ubutumwa. Nyuma yaho, Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu uhagarariye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri iyi mihango araza kwishimira Musenyeri Jean Bosco